Kera habayeho itsinda ry'abakobwa babiri baryita Charly na Nina. N'abakobwa bihuje ndetse bakora itsinda rikomeye cyane. Impamvu ntangije kera habayeho nuko iri tsinda benshi muri mwebwe nta n'umwe ukiryibuka usibye njye urigariye muri ese namwe muramukumbuye. Nje ndi Evodo Abanyarwanda. Itsinda Charly na Nina ni itsinda ryakoze amateka mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yo hambere, aho ryari rifite abafana benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa. Bakoze hiti baratinda, bariyongeza, barongera bariyongeza, bakora ibigwi n'amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Itsinda Charly na Nina ni itsinda ryakoze byinshi bitandukanye, gusa ubu ntawe uzaho ryarengeye. Bakoze indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa, batwara ibikombe byinshi bigiye bitandukanye ndetse banataramira ku migabane myinshi igiye itandukanye y'isi. Gusa ubu ntawe uzaho barengeye. Ese byagenze bite kuri iri tsinda? Iri tsinda nta wakwemeza ko batandukanye, ariko nta n'uwakwemeza ko bakiri kumwe. Ndahamya nashidikanya ko ababibukaga ari mbarwa, uretse nge ubazirikana nkanabahuza ku mutima nkabagarura muri ese namwe muramukumbuye. Nirinze ko bazima cyangwa se bagahira nk'aya mahembe y'imbwa bavugaga koko. Ese koko namwe murabakumbuye? Iri ni itsinda Charly na Nina, ni itsinda ryakoze amateka mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ndahamya nashidikanya ko mu gihe bamaze umuziki w'u Rwanda bakoze indirimbo nyinshi zagiye zikora hiti zigiye kirekire. Uyu munsi muri ese namwe muramukumbuye nabaza ni itsinda Charly na Nina. Nje nari Evodo Abanyarwanda. Icyo ngusaba no gukora subscribe kuri Mine Plus TV kugira tuzane mu byinshi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.